uretse gato kandi ubabona ugiye kuri telefone yawe ugashyiramo akadege, iri kosa ntuzongere kurikora kubera ko uba uri kwica telefone yawe wowe ubwawe. Muri video nje kukwigisha cyangwa se nkuzaniye kode ebyiri uzajya ukoresha mu gihe wumva ushaka gukuraho telefone yawe nyine uri bize nko mu bintu cyangwa se uri muri office mu kazi udakeneye ko abantu baguhamagara. Jya ukoresha tuno dukode tubiri ngiye kuba nakwigisha muri iyi video, bana nanjye kugeza ku musozo urababasha ko watumenya n'uburyo wadukoresha. Rero mbere yuko dukomeza kanda subscribe, ufungure inzogera, uriking iyi video, usharinge undi muntu w'inshuti cyangwa se ushaka amenya ibi bintu, ndetse unakomantinge igitekerezo cyangwa se ikibazo ushaka ko twaza gukemurira ucyandike muri comment. Twatangiye natinze mu magambo menshi. Urakurikirira kode ya mbere yo gutangirana na *180*078 urwego. Nushaka kano gakode uhita ukandika ahantu ugashyiramo uterero cyangwa se ugasetinga ute. Uraza hano muri contact, hano muri call cyangwa se hano duhamagarira uhafungura. Ukimara kuhafungura kode *21*078 urwego. Gutya nyanditse neza nawe ariko uza kuyandika. Iyi ni kode ya mbere dutangiranye ngiye kubigisha uburyo ikora n'uburyo uzajya ikoresha. Ukimara kwandikamo hano uzajya wemeza kuri simukadi ushaka kivaho, kubera ko hari ukuntu ufite nka simukadi ebyiri muri telefone. Jya wemeza kuri simukadi ukunze kuvuganaho n'abantu cyane, nyine abantu bakuzeho cyane tu, aba ari uzajya wemeza. Urugero nkanjye kankoresha muteni ya mbere, ndahita nyikirikaho gutya ntegereze gake cyane, bahita banyandikira ati my code start call forwarding registration was successful. Hano kode yacu iba yamaze kuba yakora yajya muri telefone. Ngira ngo uri kubona ka message bahita baguha ngaha muri screen yanjye. Nawe niko uzajya ubigenza cyangwa se uzajya uhita ubibona muri telefone yawe. Noneho ikikwemeza ko kano gakode kari gukora, reba hano hejuru ibumoso bwa telefone yawe, hano hejuru nyine, hano ndi gushyira akaganza, uri kuri akamenyetso gahari. Aka kamenyetso uhita ukabona direct hano hejuru ukimara gushyiramo kano gakode. Rero hano bizagenda ute umuntu naramuka aguhamagaye. Iyo umuntu aguhamagaye bamubwira unable to connect, niryo jambo bamwandikira, cyangwa se phone igahanuka. Ntago bamubwira ko nimero yawe iri compose, ntago ariko bigenda. Niba nawe kandi wajya guhamagara abantu ukabona barimo barakwandikira barakubwira unable to connect cyangwa se phone igahubuka, nuko biba byagenze niko baba babigenjeje. Nawe rero waracikanwe ukoresha kano gakode gutya ntakwigishije. Noneho iyo ushaka kuba wagakuramo rero wamaze kuba wahuguka wavuye mu byo wakoraga, urabigenza gute? Uragaruka hano muri call hamwe twagashyiriyemo, kugakuramo urandika urwego 21 urwego, nurangize uhite wemeza kuri ya simukadi n'ubundi ya mbere nyine wagashyiriyemo. Urahita ukanda twari twakoresheje simukadi ya mbere niyo nkanze. Ngira ngo none uri kurabongera kukwandikira rya jambo, ugategereza gake bagahita baguha aka message cyangwa se aka SMS. Ngira ngo wabibonye call forwarding service has been disabled. Niyo SMS betagwa. Uri kureba ko itandukanye n'imwe ya mbere. Niyo SMS uhabwa cyangwa se message uhita uhabwa ivuye muri MTN. Niyo message uhita uhabwa. Ngira ngo uri kubona na hejuru ka kamenyetso ko kamaze kuba kavaho. Ni ibintu byoroshye ariko abantu benshi mu mutwe smartphone mutazi utuntu nk'utu tw'ubwenge, ariko iyo ukoze igikorwa nk'icyo gukanda subscribe ugafungura inzogera, ugenda ubona video cyangwa se ubonera video ku gihe zino tugenda dukora zigiye zitandukanye. Tukomeza na kode ya kabiri rero ni *21*0 gutya nyanditse muri screen. Urayishyira mu guterera, nta kundi urabigenza. Uragaruka muri call hano duhamagarira nk'ibisanzwe, wandika *21*0. Umaze gushyiramo *21*0 urahita ushyiraho urwego. Ukimara gushyiraho urwego uremeza nanone kuri simukadi ushaka ko ivaho cyangwa se simukadi abantu bagushakaho cyane. Urahita ukanda kuri rimwe. Ukimara gukanda kuri rimwe uri kubibona barongera kuvuga ko registration was successful. Ase aya makode ubundi we wari usanzwe yazi? Ndabizi neza ko utari uyazi. Niba wari uyazi wari uzimo, ntabwo wari uzi ebyiri. Ngira ngo uri kubona nanone uko bakubwira baguha ya message ya mbere. Ikibikwereka reba hano hejuru mu iburyo, ibumoso bwa telefone yawe, screen yawe hejuru ka kamenyetso ngira ngo uri kuba wakabona. Okay, iyi kode rero, izi kode
Tugarutse hano rero kuri iyi kode yacu ya kabiri, *21 *0 n'urwego, iyo ushaka kuba wayikuramo uhugutse cyangwa se ibintu wari urimo ubishoje noneho ubaye able yo kuba wavugana n'abantu, uhita uza ugakanda urwego 21 urwego 0. Please guys, ukurikize amabwiriza nk'uko nakubwiye cyangwa se uko wabonye amabwiriza muri video, ariko ubigenza kuko nugira ikintu na kimwe wibeshyamo ntibizabasha kuba byakunda. Iyo umaze kuba washyiramo gutya nanone ushaka kugakuramo, ngira ngo ni kode ishyiramo ikuraho phone n'uburyo wabikuramo. Urahita ukanda kuri ya simukadi, iyi ni kode noneho n'uburyo wakuramo ya kode. Urahita wemeza kuri ya simukadi washyizemo ya kode. Network ngira ngo murareba ko zibaye mbi. Muraza kumbabarira naye nibeshye gato. Iyo ushaka gukuramo iyi kode, turacyari kuri ya kode yacu ya kabiri. Iyo ushaka kuyikuramo n'ubundi ntaho bitani na bimwe bya mbere, urandikamo urwego 21 urwego, wemeze kuri ya simukadi wasetinzeho ya kode. Twari twakoresha simukadi ya mbere muri phone yanjye, ubwo uzajya ukoresha simukadi ushaka muri telefone yawe. Ukimara kugakanda cyangwa se kugashyiramo, utegereza akanya gake bagahita baguha SMS kakubwira ngo call forwarding service has been disabled. Ni gutya bakwandikira iyo bimazije kuba byakunda. Utu dukode se wari utuze? Ngira ngo urabibonye ko isomo ryanjye ry'uyu munsi nabasezeranije ndibagejejeho. Nyabona aka kantu ndabizi neza ko kari ubwenge. Ndagusaba ikintu kimwe, nta mafaranga nkwatse. Shyigikira ukande subscribe, ufungure inzogera. Tuzajya dukora video nikajya gucika ujye yibonera ku gihe. Urabuduha ubufasha cyangwa se witanze ugize uruhare muri channel yacu. Thanks rero, mukomeze mudushyigikire mukanda subscribe, muturebera video, muzisharinga abandi bantu, kandi ndagira ngo ubwire ko ndi hano ku bwawe. I'm here for you. Ikibazo cyose ufite kuri smartphone, kuri social media, technology, mbese bigendanye na telefone, unyandikira muri comment, nzajya mpita ngusubiza. I'm here for you. Thanks nawe ubutaha. Niba wamaze gukora subscribe, bafunga inzogera, nta video izagucika. Tuzabane ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane.